tubabwire uburyo cyangwa tubereke uburyo buri muntu wese yakora imashini iwe ituraga inkoko. Nk'uko mureba iyi ni imashini namaze kuyesitaramo amatara, ibintu byose nabishyizeho. Ni cya gice cya elegitoronike kidufasha gukontorora ubushyuhe, igasitabiliza temperatire, yajya kurenga ku gipimo twayiregeye igakupa, yagera ku gipimo dukeneye igakomeza ikaraninga amatara. Ni ukuvuga ngo uru ni urugi rwayo. Noneho bimwe mu bikoresho twifashisha tuyitunganya, kugira ngo murareba iyi ni imashini. Iyi mashini ifasha mu gufunga no gufungura. Wenda iyi mashini yari irangiye, ngiye gutunganya nshyireho imikondo yo guteruza hano. Ngo nk'uko mubireba iyi ni shajeri ya vandarateri, iyi ni shajeri y'regulatori, niyo ari nayo twifashisha kontorora byose, ikontorora temperatire na humidite ku rwego ruri standard, nk'uko igiye ikeneye gukura igasubira mu bushyuhe buri normal. Aho ngo hano ngiye guteraho imikondo umuntu yateruriraho. Kamaze kujyaho neza, kajyaho n'akandi ka ruguru. Imikondo igiyeho. Noneho rero njya gukora sitepu yo kukwereka ngo gute iba imeze. Gutembera mu byumba by'imbere hano, bashyiramo cyangwa twa dutanda twabigenewe dushyirwaho ya magi. Noneho buri sitepu yose ikurikira, ushyiramo, upakira amagi hano, wamara kuyuzuzaho ukayifunga, ukayishyira nko hano, ugasunika, ugashyiramo ka kabiri, ukagenda neza. Urebye ko ntawe ugakoma kugira ngo amagi ataba yacubangana akangirika, ugomba kugenda neza rwose, tukageramo indani, kongera tugashyiramo na kano kakageramo. Noneho ikiba gisigaye kugira ngo umenye ni iyi niyo sensa ifata ubushyuhe burimo imbere mu magi, ikabukwereka hano kuri taburo yacu. Icyo niyo ya sitepu noneho tugezeho, ngiye kwereka uburyo ikora. Ngo kugira ngo ugashyira hano hafi aho ubushyuhe ukabukurura hagati no hagati, kugira ngo hatabaho harenga temperatire yagenwe, cyangwa se ikaba yaba uruhande rumwe ahandi ntihagere. Noneho ugacomeka kuri ino mashini, tugacomekaho kontorora yacu, tukongera
tugacomekaho na vandarateri. Urabona ngo ikimara kwaka n'amatara ahita yaka. Urabona temperatire dusanze hano hanze iri kuri temperatire ya 29. Urabona ngo niyo temperatire iri hano hanze buri mashini kuko tuyakije. Urabona ko isi gutanga komande y'amatara, amatara niyo amatara ashyuha ahita azamura temperatire dukeneye, noneho temperatire dukeneye ikazamura regulateur ikatwereka ibipimo biri mu magi imbere. Ubwo step isigaye ni ugukurikira ngo buri wese arebe ngo iraza kugera hehe, ize guhagarara hehe, noneho igenda ihindagura. Niyo step igezweho, nawe nimukurikire muraza kuba mureba uburyo ikora. Ushaka cyangwa se ushaka kutuvugisha cyangwa kutugeraho, waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 0788 ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Ari izi mashini za regulateur cyangwa se ari ugukoresha imashini yuzuye, byose tubikugezaho kandi ku giciro cyiza utahenzwe, kandi bikakugeraho tukanagusobanurira uburyo uzabikoresha kugira ngo uve umusaruro kandi biguhe uburyo bwawe bwizewe, nawe ukore uruganda cyangwa se wakwikorera imashini yawe uve umusaruro. Mwihangane mukomeze mutegereze, ubona ko yazamutse igeze kuri 3.2. ubwo irakomeza izamuke iduhe amadata arimo imbere kugeza ubwo tubona uburyo igomba kubalansinga temperature hasi hejuru. Iyi ni imashini y'umukiriya turimo dutesitinga, mwakurikira mukareba nawe waba umukiriya ejo cyangwa ejo bundi. Ibi ni byo dukeneye kugira ngo dufashanye kugera ku byo twifuza. Mwakurikira mukaba mureba. Aho uza kuba ureba neza ibipimo biri kugenda bite, biri kuzamuka bite. Ubu ni bwo buryo bwo kugira ngo tubyaze umusaruro ubumenyi cyangwa se ikoranabuhanga twashyiriweho kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho muri ubu buzima bwa none. Hari benshi bajya bagira ibibazo byo kwibaza ngo mbese ngo itanga ikihe kigero cy'amagi. Ni ubuhamya wahabwa n'abo twagiye tuzikorera, iri ku kigero kiri hejuru ya 90. Hari abo yagiye igira ikibazo bakagira nk'ibibazo yenda ntibabashe kubikurikirana uko bikwiye, amabwiriza n'amategeko ntibabikurikize, ntibigere kuri icyo kigero, ariko abo babikurikije bakabyubahiriza byabaye umusaruro kandi bikora neza, babona umusaruro wizewe kandi ushimishije. Nawe uramutse ushaka cyangwa se ufite amatsiko cyangwa se ukeneye kumenya ubundi busobanuro, uraza tukagukoresha urugendo shuri ugasura abari kubikora, ukaba wasura umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ukabageraho bakakwereka ukareba, hanyuma icyemezo ukagifata ku giti cyawe, tukagukorera cyangwa se tukaguha ubujyanama bwiza bugufasha kugira ngo nawe ube wagira imashini yawe ituraga iwawe. Ngira ngo urarebamo hari imbere turi kubona nuko nta magi twari twashyiramo. Tuzabereka indi video tuyashyiramo tubikurikirane kugeza amagi avutse. Ndabizi neza iyo video irateganyijwe kandi ndashaka kuyikora vuba aha ngaha, nkabereka amagi yagezemo guhera ku munsi wa mbere. Nzajya nyikora step by step, ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa 8 dupima
uko amagi amaze kwirema ku munsi wa 9, wa 10, wa 16 inkoko zimaze kubamo nkuru, 18, wa 19, ubundi munsi wa 20 rwose iyo hatagize igihinduka, iyo ubwayo itangira kuvuka. Iyi mashini rero bitewe n'uburyo tuba twayiregeye n'uburyo temperature igera hose, ndagira ngo nkumenyeshe ko temperature iri hano kuri iyi nguni hano hejuru, ahangaha ureba ari nayo iri hasi hariya hasi hariya tara riri, ikaba ari nayo iri hejuru hano munsi y'iregulateur. Ubwo ni ngo uko temperature igomba kuba irimo hano hagati, igomba no kuba iri hano hejuru mu nguni, ikaba iri hano munsi ya regulateur, ikaba iri hariya mu nguni hariya hasi, kugira ngo igi riri hano hasi cyangwa riri hejuru binganye. Ngira ngo wabonye 38 ikuyeho amatara, kugira ngo ya standard, ya temperature standard yacu itagomba kujya munsi cyangwa itagomba kurenga iyo ngiyo. Iyo niyo temperature standard mpuzamahanga niko twavuga, ituma igi ritagira ikibazo, inkoko zikavuka zimeze neza, nta bumuga, nta bicurane, nta gucumbagira, zifite imbaraga zihagije ku buryo buri umwe inkoko yawe uyifata yujuje ubuziranenge. Ngira ngo mujya mubona inganda zikomeye zo hanze mu mahanga cyangwa n'ahandi zituraga inkoko iva muri iyi mashini, bitewe n'uko ibipimo ari standard, ivuka ikomeye kandi ifite imbaraga ku buryo buhagije. Itegereze, ubwo ngo temperature itagomba kujya munsi n'iriya ubonye hagati hariya, igomba kubalansinga hejuru cyangwa hasi, ntijye hasi cyangwa ijye hejuru. Turabashimira rero kuba mwakurikiye ino video yacu, ahasigaye naho ubutaha, murakoze cyane. Nimero ni yayindi, ni 0788 299 351.